Shalom shalom, ndabasuhuje aho muri hatandukanye, mbahaye ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Njye basuhuza nitwa Nkundamahoro Salomo, mwene so muri Kristo Yesu. Uyu munsi twatangiye gahunda nshya, ikiganiro gishya tuzajya dukurikira buri wa mbere kuri iyi channel Undi Umwe Official. Hanyuma icyo kiganiro cyitwa Umwanya wanjye n'Imana. Ubu ngubu ngiye kukivugaho gatoya, hanyuma ngende mvuga zimwe mu nsanganyamatsiko cyangwa se bimwe mu bibazo ushobora kukibazaho, hanyuma tuzakomeza kugenda tuganira. Nguhaye ikaze, Yesu aguhe umugisha. Icya mbere nshaka gutangiriraho ni impamvu iki kiganiro cyitwa iri zina, umwanya wanjye n'Imana. Wumve ko hatavuga ngo umwanya wacu n'Imana. Impamvu numva ari icyo Umwuka Wera yanshyize ku mutima, nuko njyewe nawe imbere y'Imana turi umwihariko. Buri muntu wese imushaka mu busabane bwe nawe ukwe. Hanyuma kubera yuko ijwi ryawe cyangwa se umutima wawe nta wundi mu bihuje, Imana iyikubona irakunezerwa. Amatwi yayo ntagarambirwa kukumva, ihora igushaka mu busabane bwawe nayo, murimo muganira, murimo umusabana, muganira, mugendera mu cyerekezo kimwe, urimo wubaha ubushake bwayo, urimo yubaha. Bivuze ngo impamvu ni uko ubusabane bwanjye n'Imana nta wundi muntu wabumberamo, ni njyewe ubwanjye. Hanyuma ndumva nshaka no kuvuga ku mpamvu twagishyize kuri uyu munsi. Impamvu twagishyize ku wa mbere ni uyu munsi utangira icyumweru, tuzaba turimo kuvugaho by'umwihariko uburyo ki mu cyumweru cyose tuzajya tuba dufata umwanya wihariye ku giti cyawe, bitewe n'uko twabyumvikanye, bitewe n'uko twabyize, tukagira umwanya wo kuvuga ngo iki cyumweru cyose Mana nzakubonera umwanya, Mana uzampa akanya nkwegere, Mana nanjye ndumva mu mutima wanjye mfite ishyaka ry'uko buri munsi hari umwanya nkwiriye kuguharira w'iminota runaka. Erega n'ubundi hari ibindi bintu njya mparira umwanya, hari ibindi bintu njya nitaho, hari ibindi bintu njya marana nabyo umwanya, kandi kenshi nkabona nta n'icyo bimariye. Ariko wowe Mana, iki cyumweru numva nshaka kukubonera umwanya, ubyiyemeze mu mutima wawe, ubishake, bihera mu mutima ubigambirira, bigakurikiraho mu bikorwa. Hanyuma ikindi numva nshaka kuvuga ni uburyo ki tuzajya tugenda twifashisha abantu batandukanye b'ibyitegererezo byacu. Bamwe twitwa intwari zo kwizera, bamwe Imana yirase, bamwe Imana idaterwa isoni zo kwitwa abana, idaterwa isoni no kwitwa Imana yabo. Hanyuma yabareba ikavuga ngo yewe aba ntibyari bikwiriye ko n'isi bayibamo, ahubwo ngo bari bitegeye umudugudu, ngo bakumburaga umudugudu Imana yubatse ku rufatiro yangiza ikawurema. Uwo tuzaheraho uwa mbere nshaka kubabwira, uwa mbere w'urugero rutangaje, yewe nanahamya ko muri twebwe mu gihe cyacu cyangwa se no mu batubanjirije nta wigeze agira ubusabane, nta wigeze agira umwanya yahaye Imana uko wanganaga kose nk'uyu nguyu tuzavuga. Uwo nta wundi ni umwami wacu Yesu Kristo, umwami wacu Yesu Kristo. Imana ibaze, Imana akongera akajya gusenga. Tuzabona neza ko gusenga birenze uburyo ki umuntu atwara ikibazo imbere y'Imana, nabyo ntabwo ari bibi. Ariko se niba yari Imana, ni iki yamaraga arimo asenga ariya masaha yose, iriya migoroba yose, biriya bitondo byose yizindura? Uyu mwami aratangaje, atubera urugero rwiza, dutera ikirenge mu cye. Hanyuma iki kiganiro ndabizi neza yuko Imana idufitiyemo ibintu byinshi, Imana idufitiyemo ibintu byinshi. Hari abantu benshi izagenda iduha kuganiraho, hari abantu benshi izagenda ikira ku mutima tubaganireho, bo mu ijambo ry'Imana tubona, ndabizi neza tuzaryoherwa rwose. Wowe
ujye uba uhari gusa, tubane dutaramane kandi twishimane n'Imana. Erega n'ubu ufata umwanya wumva inyigisho, nabwo uba uhaye Imana umwanya wawe. Ndifuza gutangirira ku cyanditswe kimwe dusanga mu Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 9, haranditse ngo Uhoraho Imana ahamagara umugabo aramubaza ati uri hehe? Iki ni cyo kibazo cya mbere tubona Imana yabajije umuntu yaremye. Ubundi yari yamuhaye amabwiriza n'amategeko y'ibyo azakora, ariko habagaho uburyo bw'ubusabane bwe n'Imana. Hanyuma ubwo busabane bagiranaga bwaryoheraga Imana ku buryo yazaga kumwirebera no kumusura muri Edeni cyangwa se mu ngobyi yari yaramushyizemo. Hanyuma igihe kimwe iza gusanga yarenze ku mabwiriza, ubusabane yabwishe. Hanyuma ubusabane yahise abwikuramo kubera ko uwo mutima utegereza Imana uyikumbuye yewe wahise umuvamo, yumva nta kintu no kurebana nayo mu maso, niko kwihisha. Niyo mpamvu Imana yaje ikamubaza ngo uri hehe. Tuzareba ukuntu Imana ikunda ubusabane bwayo n'umuntu wayo, ku buryo mu gihe bwatakaye ihora imubaza ngo muntu wanjye uri he? Ko twahuraga ku uyu munsi ko wari warashyizeho isaha, uri hehe? Iyo washyizeho isaha, iyo wishyiriyeho umwanya kwiga ijambo ry'Imana cyangwa se gusenga, Imana ubwayo nayo irabyakira ikabyandika mu gitabo cyayo. Iyo saha uwo mwanya ugera nayo ihari igutegereje. Uretse ko tuzanabona ko ubusabane bwacu n'Imana budakwiriye kugira umwanya kanaka duhariye Imana, twavuga ngo saa sita nibwo nzajya ngenera Imana umwanya. Nabyo tuzabivugaho cyane, turebe ukuntu ubuzima bw'umuntu bwose umwanya wawe wose wawuha Imana. Akazi kawe kapfa? Ntabwo kapfa, kubera yuko tubona mu byanditswe n'uwitwa Daniyeli wasengaga inshuro 3 ku munsi, kandi inshingano ze bakora audit, bakora igenzura, ntibagire ikosa na rimwe wamubonamo. Abo tuzagenda tubarebaho. Hanyuma reka nsome ibindi byanditswe 2 dusenge, ari nabyo ikiganiro cyacu cyubakiyeho by'umwihariko. Mariko 1:35. Mariko 1:35 haranditse ngo bukeye bwaho Yezu abyuka kare mu rukerera, ajya ahantu hiherereye arasenga. Reka nongere nsome. Bukeye bwaho Yezu abyuka kare mu rukerera, ajya ahantu hiherereye arasenga. Muri ukubona ababwiye tuzatendaho twigiraho ni umwami wacu Yesu Kristo. Reka nongere nsome muri Luka 6:12. Haranditse ngo muri iyo minsi Yezu ajya ku musozi gusenga, akesha ijoro asenga Imana. Reka ndekeraho. Ibi byanditswe tuzabivugaho cyane rwose, tugende tubyiga mu mizi, tubyiga tubihereye mu mizi, tubyige neza, tubirebe rwose. Reka dusenge. Imana ishimwe cyane kiduhaye iki kiganiro, kiduhaye uyu mwanya, kiduhaye aya mahirwe. Nzi neza kizabana natwe. Urakoze Mana, Data wa twese, uhoraho ntuhinduka. Mbega ukuntu uhora udushaka mu busabane bwawe, natwe uhora ukumbuye kutwumva no kutubona. Ntago turambirwa, ntudusubizayo, ntuduhaga. Uhora udushaka ko tukwikubita imbere, tukwereka intege nke n'ibyatunaniye, ibituyobeye n'ibyo tunaniye kuvangura, ibyo twitiranya, kugira ngo uduhe ubwenge bwo kubivangura. Twagushima gute se? Amagambo ntiyaboneka. Ushimwe Yesu, urakoze kuduha uyu mwanya w'iki kiganiro, umwanya wanjye n'Imana, kujya twihererana nawe, tukanatora ukuntu ku giti cyacu twarimo umwanya udasanzwe wo kwihererana nawe. Uzadufashe mu byo tuzavuga. Ndabizi ko hari byinshi uzakira ku mutima. Aba bantu uzabararike, ubaha inyota y'ibyawe, bagaruremo inyota y'ibyawe Mana, bagaruremo inyota yo guhugukira ibyawe, haba ijambo ryawe n'amasengesho. Tubonye icyitegererezo ko ari wowe Kristo Yesu, umwami w'abantu, urarusenga wizindura mu gitondo. Natwe dufashe uduha imbaraga